banyarwandakazi, ubu noneho game over. Abantu bari bakurikiye game cyangwa se amatiku cyangwa se amahane yarari kuri Miss Jolly ndetse n'uwitwa Bebe Cool hariya muri Kampala Uganda. Ubu noneho ndababwira ngo game is over. Bigenze gute uyu mugabo Bebe Cool nyuma yuko atangaje ko yagiye atuburirwa n'umuntu bita Mutesi Jolly ngo bahuriye kuri stade ya Emirates hariya mu Bwongereza, ni stade ya Arsenal, agatangaza ko Miss Jolly yamusikaminze aciye kuri telefone cyangwa se kuri chat bagiye bagerana kuri WhatsApp, akavuga neza ko byari biturutse aho bari bahuriye kuri stade ndetse bakaza no kuza kuhamenyanira bagapanga deal yuko Mutesi Jolly ngo yazamufasha kujyana umwana wa Bebe Cool muri Academy ya Arsenal. Ibyo byose Bebe Cool yagiye abitangaza bishyira hanze ndetse ashinja neza by'umwihariko ko Mutesi Jolly ari scammer cyangwa se ari umutubuzi wa danje, ngo yifashishije nimero zo hanze zirimo nimero yo muri Amerika na nimero yo mu Bwongereza, akifatanya ndetse ngo n'agakipe cyangwa se agatsinda k'abakobwa ngo bagenda bafatanya gutuburira abantu bagiye batandukanye kandi bagiye bafite amazina akomeye, ndetse nk'umukobwa umwe ukorana na Miss Jolly mu kujya batuburira abantu akaba ngaherereye muri Kampala. Ibi byose Mutesi Jolly yaje abitera utwatsi, aravuga ati wa mugabo we jya ubanza uzunguze ururimi mbere yo kuvuga, hanyuma ubanze wicare mu rutwe rwawe rumeze gutyo rw'ibideredi, ubanze utekereze kabiri umenye ngo ese abagutuburiye koko nibo Miss Jolly. Miss Jolly ahita mumenyesha yuko mu myaka ishize abantu baciye kuri Facebook biyitirira izina rye hanyuma babasha gutuburira abantu bagiye batandukanye, ariko na n'uyu munsi agaruka avuga ko aba bantu yitandukanyije nabo kandi abwira Bebe Cool yuko ababajwe no kuba yatuburiwe n'abantu biyitiriye izina rya Miss Mutesi Jolly. Birangiye gute rero? Mu gihe Bebe Cool yari yakaniye avuga ko agomba gushyira hanze amajwi ya Mutesi Jolly na bakobwa bakorana, ayo bagiye bavugana baganira ndetse bikaza kuvamo kumuskaminga, ibi byose yari yarakaye ndetse anavuga neza atanga n'ibimenyetso yuko umunsi batangiraga kumenyana na Mutesi Jolly bari bahuriye kuri stade ya Emirates, ndetse Bebe Cool yerekana neza n'itike yari yaguze imwinjiza muri iriya stade neza umunsi umwe n'uwo Mutesi Jolly yagaragaye ari mu rwambariro rw'abakinnyi ba Arsenal neza barimo bafata ikitwa video abakinnyi ubwabo ba Arsenal. Icyo gihe Bebe Cool akavuga ati nibwo twatangiye kujya ducatinga n'uyu mugore cyangwa se uyu mukobwa Miss Mutesi Jolly. Nyuma y'ibyo rero Bebe Cool ku mugoroba mu masaha ya ashira saa 3 saa 4 z'ijoro, Bebe Cool nibwo yaje akavuga ati abantu mwese mukurikirana ibi bintu uyu mukobwa ari kuza akomantinga ku magambo yose ndi kugenda mutangazaho, ati mu mucunge neza murebe ukuntu mu makomanteri ye ari kugenda yinyuraguramo. Ati ngewe natangaje ko uyu mukobwa yantuburiye binyuze kuri chat twagiye tugirana kuri nimero ya WhatsApp, none uyu mukobwa arimo araza avuga yuko ngo abantuburiye ngo baturutse kuri social media kandi ibyo birabusanye. Nge navuze yuko twahuriye kuri telefone ye bwite dukoresha WhatsApp ndetse n'ama audio n'iki byose nge mbifite ngoma no kuza kubishyira hanze, ariko we arimo araza avuga yuko ngo abisubiza muri social media zindi nkaho tutakoresheje nimero ye ya WhatsApp tuvugana bwite amaso ku maso. Ibyo ngibyo akomeza avuga ati rero ikindi nabwira abantu baba personalities cyangwa se abanyamakuru cyangwa se media zitandukanye, abantu bari gukurikira uyu mukino wacu cyangwa iyi game y'ubutubuzi ndi gushinja Mutesi Jolly kubyitwaramo neza ngo bataza kubogamira uruhande rumwe, hanyuma baza kubona ibimenyetso Bebe Cool yiteguraga ngo kuza gushyira hanze birimo amajwi bagiye baganira n'uyu Mutesi Jolly, hanyuma bikarangira mutuburiye ngo bitonde ngo bataza kubirenganiramo cyangwa se icyizere aba bakurikira bajyaga babagirira kikaza kuyoyoka. Hanyuma akomeza asoza agira ati ndamenyesha neza ko
ngewe nifuriza u Rwanda ikiza kandi ko nifuza ubutabera ku bantu bafite amazina akomeye nabo bashobora kuba baragenzwe gutya nubwo bo badashaka kuza hanze ngo bigaragaze. Ibi rero byose birabaye, abantu baravuga bati hagiye gushya, hagiye gukongoka, noneho Bebe Cool name n'umuceri akarekura aya majwi ya Mutesi Jolly barimo bapanga wenda akamusikaminga ayo madolari 100,000 nkuko byakomeje kugenda bihuhiswa n'abantu. Biraza kugenda gute? Mutesi Jolly turaza kumenya koko amafaranga agenda yakura mu butubuzi cyangwa se biraza kurangira Bebe Cool nawe ibyo yivugishwa wenda ari itabi ryinshi cyangwa se iki niki. Ibyo abantu bagomye gutegereza, baravuga bati nyabuna mutera gasonga bugari dutegereze turebe ikintu kigiye kuba. Hagiye gusohoka ikintu cyitwa bombe atomike cyangwa se igisasu kiremereye gikomeye cyane kivuye hara muri Kampala, kiraza kijugunye i Kigali, hanyuma tubone ikiza kuvumbukamo hagati ya Mutesi Jolly ushinjwa ubutubuzi na Bebe Cool. Ibyo byose abantu bakomeje kubitegereza, ariko birangiye Bebe Cool asunye cyangwa se yivanye muri ringi cyangwa se yivanye mu mukino. Bigenze gute? Bebe Cool rero mu minota mike cyane itageze no ku minota 20 ubu tuvugana, Bebe Cool ahise atangaza ku rukuta rwe rwa X cyangwa se rwa Twitter, avuga yuko ngo abyutse yakira call y'uwitwa General Kainerugaba, umuhungu wa Yoweri Kaguta Museveni, perezida wa Uganda, aho Bebe Cool yamwise ngo ni grand frère we cyangwa se big brother, ngo uwitwa Kainerugaba aza agira inama Bebe Cool kureka biriya bintu yatangiye, iriya ntambara yatangije kuri Miss Jolly, hanyuma akaza kugira ngo babikemure mu mutuzo no mu mutekano mu buryo bwa gicuti bitanyuze muri social media no kujya kwiteza abantu. Bebe Cool ahisa konfirma, aravuga ati koko nemeye inama za grand frère Kainerugaba General, ubu ngubu ibintu byose mbivuyemo, tugiye kumvikana na Miss Jolly mwibanga rikomeye cyane mu bucuti, ntabwo nongera kugarukana ibi bintu kuri social media. Uwitwa Bebe Cool abamanitse amaboko. Bebe Cool ibi bintu ajemo ni ibiki kandi? Bebe Cool ushobora kumubarira mu mpande ebyiri, ukavuga uti uyu Bebe Cool yatinye urukiko kubera ko yari yahawe amasaha atarenze 48, akaba aje kuri social media akavuguruza ibigambo byose bipfuye yatangaje kuri Mutesi Jolly ufite izina rikomeye cyane muri East Africa, mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi hatandukanye. Yari yahawe amasaha atarenze 48 kuba avuguruje biriya bigambo by'ibihuha yagiye ahuragura amaze kunywa ibintu bikomeye cyane bikamutesha umurongo. Icyo ngicyo gishobora kuba ari impamvu ya mbere yikuye mu mukino, akaza agahita koko nkuko babimusabye abanyamategeko ba Miss Jolly bakamusaba kuvuguruza ibigambo yahuraguye. Akaba rero yitanguranwe mu masaha bari bamuhaye, dore ko atari yagashize haburagaho makeya, hanyuma agahita avuga ko yivanye mu mukino ndetse ko ibintu byose abihagaritse, nta kindi kintu yongera gutangaza kuri Mutesi Jolly. Ariko agobekamo akantu yuko agiye ngo kuba aganira na Mutesi Jolly ngo bakumvikana bagakemura ibibazo biri hagati yabo mu buryo bwa gicuti, ngo ubwo ngo ni inama ngo yagiriwe ngo na General Muhozi Kainerugaba wa hariya kwa Yoweri Kaguta Museveni. Icyo ni icyambere gishobora kuba gitumye iyi game irangira. Hanyuma icya kabiri nuko uyu Bebe Cool twabonye ko no umuhanzi koko wabiciye bigacika hariya muri Uganda, ariko akaba yarasigaranye ikintu bita audience iri hasi cyane, kubera ko ubu ngubu uyu muhanzi yasohoye EP yise No Risk, igizwe n'indirimbo 7, imaze iminsi 6 yishyize kuri YouTube channel yiwe ya Bebe Cool, ariko urebye uburyo izi ndirimbo ziri kurebwa n'uburyo zikurikiranwa, wapi rwose Bebe Cool ari inyuma cyane mu bijyanye na views, mu bijyanye na audience. So ukaba wavuga uti Bebe Cool yararimo atwikira iyi No Risk cyangwa se iyi EP yashyize hanze y'umuzingo w'indirimbo 7, aho yagombaga kuba azikorera publicité iri ku rwego rwo hejuru ihanitse, ku buryo rwose ngira ngo n'icyogajuru yagombaga kuba yakimanura. Hanyuma amakuru akagenda avuga ko witwa Bebe Cool ahantu icyogajuru cyari cyagiye ku kwezi. Hanyuma ariko kandi EP yiwe yitwa No Risk ikaza kuba abantu bayiha attention bakayikurikira bikagenda neza. Reka turebe rero uyu Bebe Cool ko
kari agatwiko ka 7 songs ya dropinze out, hanyuma akaba aricyo yishakiraga kugira ngo yikorere publicité ku giti cye byatari, ariko abinyujije ku cyamamare cyo mu Rwanda Miss Mutesi Jolly, uyu nguyu wabaye Miss Rwanda 2016. ngaye nguko rero mbanyurimo mu ncamake nguko uko game irangiye, nguko uko The Band apfuye. The Band bikaba birangiye amanitse amaboko, uwitwa Bebe Cool wari wigize The Band birangiye ayamanitse. Game over hagati ya Bebe Cool na Mutesi Jolly wo mu Rwanda.